ese tiye umva mwana zana ka kabyeyi se umuntu akinyuguze nta wame wamenya naho umuntu aturutse uvuze zana ka kaboro tukaba ndagatuye yanze ko yakaka mwanitse wajure kora gatoboye se uragatoboye twavuganye wiki by'amahane karakantu kare gasigaye kuko wabonaga ndibuka gumishemo nese nimba tuvuze ngo tugiye kunywa igikoma sangahe tongera kututimwe saa 3 saa 4 mwasabwe ko namwe hagakombe kandi mva tubaza kukama kandi ngiye kugenda ubundi wagize ngo usibye kwiteranya uri yesi kari kamwe mwe sibye kwakundi nyine uvuga ati enda nagasigayemo ndakamaramo akora nibiri watete turateka iki se kawunga saa kintu kiri muri rugo ibishyimbo se ibishyimbo se twahita ejo se mwafashe kugari nyine ndabafata ari ku kibazo nyine bakagara mu todo nafite igikabye yavuze ngo hage ni biro bingahe ningo ni 5 ubu wazanye bingahe nazanye 2 n'igice kandi ari 5 sinzi ubwo imibare bashyizemo nyine ubu nimba batubaremo ubwo nyine urumva nyine hasigaye 2 n'igice mbere ko gahunda imeze urukumva kugira ngo bino bintu bari barimo kuduha bihaniremo birasa ko dupanga neza ntabyo kujya mu gitondo saa 6 nimugoroba amana ese none ukuvura iryo twakicisha inzara none hako se no kwica inzara ko ari ugushyira mu mibare nese muri ne Kigali wagiye kurya ukabona imbaraga zitumutekereza neza mani utekereza neza se gute kandi ntabyo kujya ufite ibihari tubifite twe turi bakagahambwa igitekerezo cyawe basi tujye duteka gute reka ndemwereke ko byumva nimba saa 6 turiye yenda akawunga kubyumva saa 6 turi akawunga mbaza umvise sasa ikibazo cyari kimwe nuko ndimo gupanga nimba saa 6 turi nkaho hari yandi mahitamo menshi dufite nuko uvuga ngo dufite akawunga n'umuceri nta kindi hako ni ibintu byoroshye reka ndemwereke saa 6 turi akawunga turi akawunga nijoro twihangane duhindure noneho tukarya gakaranze ejo turya umuceri sibyo umuceri twajya umuceri rimwe mu hanyuma umunsi ukurikiyeho turya ibishyimbo tunywe n'igikoma reka mana hari n'ibintu reka twe ntabwo turi itungo umva ko gahunda zimeze umunsi twariyeho kawunga ntitugomba kujyaho umuceri umunsi twariyeho umuceri ntitujyeho kawunga kandi umunsi twariyeho umuceri ntitunge igikoma sibyo umva nyine kuri bimeze ngiye igitekerezo cyanjye tugomba urumva kujya tubyuka urumva nta bintu by'akazi n'ikintu iguma mu rugo ni ukujya tubyuka mu masaha ya gasaa moya sibyo samaza mu gitondo yego buretse wumve se nzagenda bafite ibitotsi mana azajya ubyuka karukanko reka dushyiraho saa 2 saa 1 n'ubundi top neza ntacyo saa 1 tubyutse saa 4 mu kadomo sibyo yego tukina iki ikarita amasaha ya 2 tugakina ikarita tukageza saa 3 bihure na saa 7 saa 7 ikarita dukina amasaha 3 bigere sangahe saa 7 duteka igikoma urumva buretse nyine ndi kukubwira proposal yanjye duteka igikoma niteka igikoma mu masaha 7 cyagishya mu masaha 7 n'igice tugiye iminota 30 yo guhora ubwo ni sangahe saa 8 tucyataka nitumara kukinga mu masaha 8 n'igice gutyo urumva dufata iminota 30 kirimo gukora mu nda guhera saa 9 kwihagarika nukwihagarika nk'isaha n'igice mu masaha 10 n'igice urumva tugahita turyama tukabyuka buretse tukabyiride kuryama ku manywa tukabyuka saa 11 n'igice dutangira gutekereza cyo guteka nijoro tadukubitaho kawunga noneho n'ibishyimbo oya man uburyo uri kwigora twe tubyuke saa 4 sibyo saa 4 nanone nese sibyo twakomikanye tubyuke saa 4 saa 4 n'icero nese tutumvisha nade ngo twumva igihugu kigeze saa 4 harimo ibintu by'imiruga rw'imikino harimo iki cyo tubyuka kare twumve na radio twumve icyo ubuyobozi butubwiye mani ibyo ngibyo nibyo abantu bazinuka bajya mu kazi mani wimvanga so ufite icyumba cyawe uzajya wumva amakuru yawe nanjye numva ibyanjye sibyo ntari ngende kuvuga gahunda yanjye nawe zayitangira saa 4 nushaka uzajya ukanguka saa 12 ibyo birakureba sibyo buri muntu n'icyumba cye amenye ibye sibyo saa 4 noneho kota akazuba
kuko nyine umuntu aba akeneye poroteyine kota akazuba aho ntari kuko muri iki gihe ibiryo dufite ntabwo wabijya kuko ukuremo poroteyine sibyo n'ubundi nta vitamine zirimo vitamine ducungira nizo mu zuba gusa zonyine vitamine C ni C kakandi ibyo ni iby'izuba ryo mu kwa mbere ubundi wamugani ya vitamine izuba ryo mu kwa mbere ryagira C n'ibyo mu kwa kane kagira C noneho ubwo ntiturangize sibyo saa yine kota akazuba iminota 30 bihagije buri kota akazuba sibyo bamaze gushyuhirana tugahita dukarabe sibyo sawa wakaraba utari bitarayiga gukaraba nta nduva ngo munanyine muri dusha akubyijose sport isem sibyo amasaha 3 sport amasaha 3 sport nta kintu kiri mu nda ntago biba oya wagujya uhumura noneho reka sport tunazibona kwa burega sport ni n'umuntu uba wijuse sibyo noneho ariko sha sport tumanyine nka muri bino bihe rero tuba tugira ngo umubiri wacu nyirubisha kuri radio babivuga pe kugira ngo umubiri wawe ugire ubudahangarwa udupompage oya nta byari amafresh n'amayoneze babigabanyamo uyu nkumbuza ibyo biboro byose tubyihorere basi noneho niturangiza dukina ikarita oya kwiborosa nako twiborosa dukina ikarita nawe dukina ikarita tugeze mu magasangahe saa 7 turebe filime kubyumva filime yitwara amasaha make ya nabiri nicyo nzi kundi biraye filime bihahamura umuntu atariye buri ngiye za filime zaba mudahushwa nizo nkunda zaba snipe ariko kureba snipe umuntu harimo ubusa nabonye ari zero umubona ameze nk'arwanisha inkoni umva kuntu gahunda imeze reka tuvuge ibyo tureke by'amasahani okay noneho reka tureke by'amasahani tupange ibyo tuzajya reba ukuntu ngize ibyo bibaho si urwara se nicyo wagiye uca inzara ko ntawe sinenda kuzirya umva nyine tubari nyine mari gabanya ibintu byinshi tubare byanyabyo noneho tubare nyine tukurebe ngo ibintu byo kuribwa ni kawunga ni igikoma mu gitondo ize kawunga tuzatirisha ase kawunga muri bino bihasha kwirisha iki koko uretse kwipasa muremure mani bura kawunga igendana n'inyama bijya heze ntabyo kugendanisha byo rega ibyo kugendanisha ni bya kera nibyo abantu bafite nyine amahitamo kawunga ni ukwirisha ibishyimbo cyangwa tukayisomeza amata amata yakava he umbreka mpereka nini aho gape nawe ko tuzana bigenza nitumara kubyuka dufata duchatting tujya kuri internet oya kuri internet se urahagireje yi hari gundasiga amafaranga ngaho icyumba icyumba cyanjye nzayo ufite nyine wowe ufite angana cyane umve nyanye kuyo mfite nsigaranye 10 ngahe mu minsi gisiganye iminsi 7 11 desa tuzihora 11 ngiye mfite bine rero mwana musore ushaka ndamujya ko oya mwana asumva ntabwo ibihumbi twapasemo nyine nari mfite 14 banza wumve impamvu mbaza bine icumi ryagenye ntabwo riragenda ngiye kugura internet ntabwo amani umteka mfukama ntabwo riragenda nyine mfite 14 internet turiki ugiye kugura internet akwa magani bari abantu nabo ariko wowe umuntu naba nta gutekereza wowe uri kwirwa umutekerezaho ngo ugiye kugura internet ariko nyine gucatinga umuntu akahana ibintu biba bigeze ukajya kuza ku ma ID ubundi bagakwiye kuba bashyiraho muri ino neza tuba dupostinga video gute video zacu ubuzi katwimuka tujye ku murenge haba wayareze bagufata ugenda nabi urasaba passe nimba baravuze ngo nimba ugiye guhinga uretse mubaze nimba baravuze ngo nimba ugiye guhinga urasaba passe muri hehe muri Minagiri uri kumva icyo kintu uzi umuntu atuka ngororero akaza mu Minagiri kwa uretse gatoya hari n'izindi zihari zifasha umuntu ibyo babishyize ku murongo bigeze bavuga ngo umuntu ushaka kujya gufata yarese ngo azakuruhushya he ubwo n'urugendo rutari ngombwa nicyo baba banavuga ngende gufata 10 ndi kuri internet ase 10 ndi kuri internet nimara kuri internet ibyo bine tubiguremo isukari yo gushyira mu gikoma 11 ufite yaguremo umuceri nkwereke internet ushaka kugura sibyo akose ubundi bungura kanange nguri y'icumi sibyo kanange nguri y'icumi sibyo nese urayifite ye gushira nguri y'icumi sibyo nayo nese kandi tuvugisha kuri reka tuganire urabona ibingi bamugani bari abantu ntuza
zino kampani zitumanaho zitakabaye zitugabanyiriza rata muri guma mu rugo yiza akaba zivuga ati yenda gahunda ya guma mu rugo amayinite wenda naya kuko rega muri dupaka twase nkana ubu uri kugira mwana ubu uhamagara gusa nta kintu nta handi hantu waje uri kubyumva uba reba nka ntuza man utamuhamagaye ngo munachatinge none nibaze ko uri mu mano nibaze ngiye mujama yanyuma amafaranga amwe uzi kwamburwa no motivation speaker kandi shani ni bavuga ngo cyabira mu buzima ngo uzabane neza ngo uzagire gutenga ngo urashoboye ariko bihera mu ntuza mwana bihera mu buryo muvugana umunsi kuwundi nyine umva nkubwire turi kibyo ngibyo ndafata 10 kuri internet nsigaze 4 wowe ufata 11 ufite internet wowe urayifite umva reka nkorohereze ndafata 10 kuri internet kimwe kikongerereho bibe 5 ugurema akawunga kiyongera kuri kariya aya kara twafashe karabaye nako ufite 14 oya internet namaze kuyitufata tubare ko namaze kuyigura okay nanjye tubare ko namaze kuyigura nsigaranye ngiye kandi uyafite nanjye none nawe wambwiye ko uyafite nakubeshya njye narayiguze nanjye nayohereje umuntu biransaba kongera ko yamwaka kandi biragoranye kwishyuza muri iki gihe agira ngo uri no okay ngaba basazana icyo cyabiri cyawe ngiye nta kintu ndiho cyabiri se shahu ariko mva nkwereke sibyo kujya tunoroherezanya sibyo ntabwo twabanye neza mu bihe byiza abantu dukora ariko se nikukuga gute duzana amafaranga dushyirira hamwe man ibintu byo kuzumbira ngo nyine umva nkubwire sibyo reka twe dupange tutazapfuza iminsi ngaho isigaye reka tuyipangire ntari sibyo reka rero no bwa nyuma twumvikane neza aha ngaha tunaniranywa noneho man tunaniranywa ngiye wanashaka waguma mu cyumba cyawe tukaduhura aha ngaha ukitekera nanjye nkitekera ubwo niyo gahunda imeze amasafuriya dufite angahe arata turafata imwe mfata ebyiri nta kibazo ndafata dore ko tujye kubigenza ebyiri zashya urazitwara uzatekamo iki ngambwi ase na musafara mukatwa nta biryo ngambwi umva nkubwe ko tujye kubigenza ni mu gitondo tukabyuka tureke iby'amasango ibyo gukora cyangwa ibiki n'ibiki amakarita nashaka uzakira cyangwa uzayareke nta makarita nashaka uzabyihorera none nanjye ntabwo katara nawe nzakira uri kumva nyine bose binyumva twumvikane nyine ikisi ngambwira mbwira aho bigeze mbwira washaka gucana televiziyo turi gupanga ibintu nyine mbwira nta ncana se he ni ukubyuka mu gitondo tukanywa igikoma tugateka nijoro si byoroshye reka none nanjye nkorohereze sibyo ibintu tuzanabipfa hasigaye iminsi mike cyane sibyo buri muntu yimenye ku mafaranga ye afite menye ngo ndarya ujye urya imbuto ngiye nkunda imbuto nose urumva ko tuzakumva no kuri Imana abantu bamerewe nabi abantu bari barya gushakisha bamwe barafashwa n'ubuyobozi bimara yagoboka ku izina ry'Imana ngiye nari imbuto nta n'ikintu twavugana imbuto muri guma mu rugo nese guma mu rugo bivuze ko wakwasamira kuko imbuto hari abantu babuze n'akawunga babuze n'ibishyimbo babuze n'umunyu babuze n'isukari babuze n'ibyo babuze n'isukari babuze n'umunyu man ese nawe ugikira mu gaciro mwana nawe ugikira mu gaciro man ariko uzi pome ibinyomoro amaronji uri kubyumva ubu dufate amafaranga se yatogora mbega pome nisho ushatse kuvuga man ikari imbuto man zituma man unatekereza neza man utekereza iteze yo gukoresha iki ko turi mu rugo ibitekerezo shaka kubikoresha iki hasi none nibafungura guma mu rugo urumva ko nta hantu nzaya njya gutanga ibitekerezo tuvukanije umva nkorohereze ubu tuvugana gutekereza ntabwo bikira kumara ibyawe mu bintu bidakenewe biri kuba mu rugo ibitekerezo nta hantu bikenewe uri kumva nta hantu bikenewe Ukamari n'umuntu yakugisha inama kuri telefone man. Nta nama ikeneye guma mu rugo. Inama ngo ubuyobozi burayiduha, polisi duha inama buri munsi, inama tugira inama. Duhaze sizo gukaraba amazi meza n'isabune. Bari umva inama ikubwira ngo ntushiriza akawunga. Bari guha inama iyo uri buteka umuceri baguhaye. Ibyo ngiye se guteka rwa bikwigisha. Uri gushaka guteka. Sibyo? Icyo ni mukubwira ni kimwe. Wica gusesura amafaranga imbuto ngo pome. Ubu nameze nkamwe kubwira ubuyobozi ngo bahinyama. Unashaka ngo mbega leta tangiye duhe n'inyama n'ibyo urimo kwifuza. Ku izina ry'Imana inyama zirakenewe. Nuko ari ibintu biba bidashoboka. Burabajya kwanza ibyo tunabyihora ariko reka tubyihorere. Ibyacu twabinogeje.
ni kawunga uyu munsi tugasiba umunsi umwe umunsi kawunga ejo umuceri ejo ni kawunga ejo ni umuceri igihe twanyweye igikoma wari waryaho ntuzo ironje uri kuzana ibyo mu bantu b'abakire urashaka kwigira umuntu nyine ngo wiyemera man kugira ubuzima bwiza ni icyo ari kubundi man kugira ubuzima bwiza ni ukuba utarwaye wirinda covid-19 ubu tuvuga cyo gikenewe ni ukwirinda urakoze cyane wirinda none wirinda urya noneho ibintu by'ibiryo biraho ngaho bya cyanyeje bisanga birabishyimbo kwemere baduha birabishyimbo noneho bisigaye bishya iyo baba baraduha bya mbere none birabyambere nubanza ugashyiramo akaneke bwa mbere si bikiri hari birahari turacyabifite bya bindi bya mbere byo ntabwo byashyaga yego ariko none nibyo dufite iyo utetse bitarashya nubanza ugashyiramo nk'akaneke mu nda igifu kikaba kimenyera nyumvira ngo akaneke kajya hebwa kavaye kajya he muri bino bihomba pe umva etse muri bino bikintu turimo kureba kintu ukwiye kwitondera ikintu gikenewe uri kumva ikintu dukeneye ni ikintu gituma mu nda hararamo ikintu tutitaye ukuntu kimeze tutitaye kuri vitamine ngo cyongera imbaraga ngo kigabanya imbaraga ngo gihindura indwara ngo kigira gute uri kumva jafe sigara uvuge bya umva gira mubwire umva gira mubwire